Inshuti zanje mukomeje kudukurikirana, uyu munsi twagarutse kandi tubagarukaniye inkuru nziza yo kubabwira ngo timutinye kuko turi kumwe n'umwami Yesu ibihe byose. Mbanje kubaramutsa mwese abakomeje kudukurikirana, mugire amahoro y'Imana aho muherereye mwese, kandi tubifuriza n'ibihe byiza. Nimba hari abababaye, abatamerewe neza, abarwaye, abo bose mwihangane, kandi dukomeje kubasengera no kwifuriza kugira ibihe byiza. Uyu munsi wa none twabateguriye inkuru nari maze kubabwira haruguru yo kubabwira ngo tutinye icyo ari cyo cyose kuko uri kumwe na Yesu. Reka dusome muri Zaburi igice ni cya 27 umurongo wa mbere. Aravuga ngo Uwiteka niwe muco wanje n'agakiza kanje, nzatinya nde? Wanasifiwe. Uwiteka niwe muco wanje n'agakiza kanje, nzatinya nde? Nimba warakijijwe, warizeye umwami nk'umukiza, ni ukuri ntugire ubwoba. Nimba uzi ko uri kumwe na Yesu, ugendana na Yesu, tutinye kuko uri kumwe nawe, kandi niwe waremye isi n'ijuru, niwe wakuremye, niwe waremye byose. Tutinye rero kuko uri kumwe na Yesu. Icyagushaka cyose n'icyagukenera cyose ugire nabi, ntugatinye niba ni ukuri wizera kuko uri kumwe na Yesu neza, uhagaze muri Yesu neza. Tutinye kuko byose Yesu arabifite mu kiganza cye. Ni ukuri Yesu yiteguye kukurwanirira, yiteguye kubana nawe, yiteguye kugendana nawe, yiteguye kuvugana nawe, yiteguye kuba muri wowe, yiteguye gukorana nawe mu byo agutegeka byose. Ariko natwe tumwumvire kugira ngo tubane nawe. Tugacike intege, tukihebe, tumbira Yesu wenyine kuko niwe gisubizo cy'ibibazo byawe byose. Niwe gisubizo cy'ibyo usaba byose. Bya bindi uzi utekereza byose, bya bindi uvuga ngo nubona ibi ngibi cyangwa se nugera kuri ibi, uzi umenya ko Yesu abishoboye. Wowe numutumbira gusa, ukamwumva, ukabana nawe, ukumva icyo akubwira, ugakora icyo akubwira, ni ukuri uzobibona kandi uzobigeraho byose. Uko niko kuri kw'abakristo. Twizere Yesu, amaze tumuture ibibazo byacu byose, tumwikoreze imitwaro yacu yose kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Amaze numara kubimwikoreza, nawe azogukemurira ibibazo byose, kandi azobana nawe, kandi azokurinda ikibi n'igisa naco cyose. Hari igihe abantu baremererwa n'ibibazo ndetse bakageraho babona ko nta kundi bigenze, nta kundi bizogenda, ndetse bagatangira kubyita ibyabo, bagatangira kubyita ngo niko, ngo twebwe, n'abandi bagatangira kuvuga ngo ndetse bo no muri famiye yabo, ngo ndetse ngo na ba sekuru nuko. Ariko nimba warizeye umwami n'umukiza wawe, akaba ari uri mu bugingo bwawe, ni ukuri ibyo byose ubitesha agaciro kuri uno munsi wa none, amaze ubone impinduka, ubone igisubizo cyawe. Hari igihe twikumirira ibisubizo kuko twabibabwiye mbere, ugasanga abantu nibo bihejeje mu bibazo. Ariko twizere Yesu, umwami n'umukiza wacu, nawe azadutabara
ntazotureka. Icyamuzanye hano ku isi akaza kudupfira, ni ukuri ntabwo uzomusaba icyo umusaba cyose wizeye mu kuri no mu mwuka ngo akikwime, azakiguha, kandi Yesu yiteguye kutugirira neza mu byo tumusaba byose. Icya kabiri, ntiwite ku biguca intege, ntiwite ku biguca intege cyangwa ibikubabaza cyangwa ibikubabariza umutima. Niko n'umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntiwite ku biguca intege cyangwa kubikubabariza umutima. Ibiza bitubabariza umutima, ibiza bishaka kuduca intege ni byinshi, birarenze cyane, ariko nituzirikana ko Yesu agira neza, niduzirikana ko Yesu agira neza, tukazirikana ko Yesu adukunda, ni ukuri ibyo byose biduca intege n'ibishaka kutubabariza umutima byose bizatsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose bishaka kuguca intege, ibintu byose bishaka kuguca intege, subiremo nkubwire kandi ngo ibintu byose bishaka kuguca intege bitesha agaciro. Wowe guma muri Yesu gusa, guma muri Yesu gusa, tumbira Yesu gusa, tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo cy'ibibazo byawe byose. Gendana na Yesu, komera muri Yesu, shikama muri Yesu, gumana na Yesu, nawe azogumana nawe. Ijambo ry'Imana ribagirire neza. Ayo niyo magambo twari twabateguriye uno munsi wa none, tubabwira ngo komera, witinya, wicika intege, kuko Yesu akigutegeye amaboko, ari ku ngoma. Va mu byaha, va mu byaha, reka kugira isoni zo kuva mu byaha. Nta cyaha na kimwe Yesu atababarira, nta cyaha na kimwe Yesu atagukuraho. Babandi bazakubesha ngo ibingibi ngo kera ngo byagenze, nta cyaha na kimwe Yesu atakubabarira. Icyaha cyose ufite, icyaha cyose wakoze, icyaha cyose urimo, kivemo ukireke, amaze tumbire Yesu wenyine, uzagera kure kandi uzabona ibisubizo byawe byose. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza. Abaryamye murota Imana, naho ari ku manywa mwiriranwe Imana. Murakoze.